Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse yakomeje kugenda inandikwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inka mu karere ka Gatsibo byakomeje kugenda bigarukwaho ko yaje kubyara abana babiri cyangwa se yaje kubyara impinja ebyiri. Ni ibintu rero bitamenyerewe, aho bivugwa ko ibi byabereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama akagari ka Karambi, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'abaturage muri kano karere ka Gatsibo, by'umwihariko muri uyu murenge wa Ngarama. Aya n'amakuru rero yakomeje kugenda agarukwaho na benshi, aho bamwe bakomeje kugenda batangaza ko isi ishobora kuba igeze ku iherezo, ndetse amakuru twaje kuba twamenya nuko bamwe mu baturage hano muri kano karere ka Gatsibo muri uyu murenge wa Ngarama muri kano kagari ka Karambi baje kuba rero ngo bafungwa, aho ngo iyi nka ikimara kubyara izi mpinja ebyiri bamwe mu baturage byabateye ubwoba ndetse na nyiri inka biza kumutera ubwoba ngo birangira uyu muturage nyiri inka afashe umwanzuro abaga iyi nka. Bikaba bivuga ko rero bamwe mu baturage baje kuba barya kuri iyi nka baje kuba ngo bafungwa. Aya n'amakuru rero guturuka muri kano karere ka Gatsibo muri uyu murenge wa Ngarama, aho ibi bintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba. Amwe mu makuru rero akomeje kugenda agarukwaho ndetse tujye kuba twabagezaho muri kano kanya y'ibijyanye n'iyi nka yaje kuba yabyara impinja ebyiri, nk'uko biri kugarukwa rero ngo izi mpinja ngo zikaba zajyanwe kwa muganga. Tukaba rero tujye kubigarukaho muri iyi nkuru kugira ngo tubiramburire hamwe uze gusobanukirwa neza niba koko ibi byaje kuba byabaho, niba bitabayeho se ibi byaba ari ibihuha. Byose rero tugiye kuza kubigarukaho muri iyi nkuru umenye neza ese akarere ka Gatsibo by'umwihariko muri uyu murenge ibi byaje kuba byabiramo baba batangaza iki, ubuyobozi bwabo bwaba butangaza iki kuri iyi nkuru iri kugenda igarukaho muri kano karere ka Gatsibo. Mbere rero uko tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tugusebe ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntibagire gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ntibagire gukora like ujya hasi muri comment usige igitekerezo cye kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkwayika tudatinze rero reka twanzikire muri kano akarere ka Gatsibo. Ni inkuru iri kugarukaho cyane ku makuru rero twaje guhabwa na bamwe mu baturage batuye hano muri kano karere ka Gatsibo, by'umwihariko muri uyu murenge wa Ngarama muri kano kagari ka Karambi byaje kuba byaberamo. Bakaba baje gutangaza ko ibingibi byabaye koko nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigarukwaho kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize, nibwo mu kagari ka Karambi mu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo bamwe mu baturage baho bakomeje gukwirakwiza inkuru y'inka yabyaye ibintu bisa nk'abantu. Bikaba bivuga ko rero ngo ari abantu iyi nka yaje kuba yabyara. Ko se koko ibi ngibi mu bwenge bwa muntu ibi bintu byaba bishoboka koko? Mu nkuru Igicumbi News dukesha iyi nkuru yashyize hanze yavugaga ko bamwe mu baturage bavugaga ko iyo nka ikimara kubyara nyirayo yahise agira ubwoba arayibaga, arangije ayiha abaturage barayirya. Abaturiye aho byabereye babwiye Igicumbi News dukesha iyi nkuru ko iyi nka yabazwe kugira ngo itazazana umuzimo mu muryango. Gusa abayibaze ndetse n'abayiriyeho batawe muri yombi nk'uko twari tubigarutseho mu nkuru hejuru. Bamwe mu baturage babwiye Igicumbi News dukesha iyi nkuru ko bishoboka ibyabaye kuri iyi nka byaba byaratewe no kuba yararamburiye cyangwa se byatewe no kuramburura. Ubwenge bwa muntu rero biragoye kuba bwakwakira ko ibi bintu bishobora kubaho ko inka yabyara umuntu
ariyo nayo mpamvu rero abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga ko iyi nka ibi bintu bakomeje kugenda bavuga atari byo, ahubwo ari ukubeshya, ari inkuru z'ibihuha. Gusa aya makuru yatangajwe na bamwe mu baturage baturiye aha ngaha ho ibi byaje kuba byabera. Aya makuru yose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama yahise ibihuha, avuga ko ibyo nta byabaye ahubwo byakwirakwijwe n'abaturage. Kugeza ubu abakirimo gushakishwa kugira ngo bigishwe. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba, ariko mu by'ukuri nk'uko byaje gutangazwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ngarama ko ari ibihuha, abaturage bakimara kubona iyi nka yaramburuye bakaba batekereje ko yabyaye impinja ngo zigera kuri 2. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba. Gusaba abaturage baje gukwirakwiza iyi nkuru isa naho ari igihuha, bakaba bakomeje rero kugenda bashakishwa kugira ngo bigishwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama Felicien mu kiganiro yagiranye n'Igicumbi News dukesha iyi nkuru yagize ati ayo makuru ntabwo ariyo twarabikurikiranye tukimara kubyumva, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo kuko twasanze ari amakuru y'ibihuha. Bamwe batangiye bavuga ko byatangiriye mu murenge wa Katabagemu muri Nyagatare, abandi bakavuga ko muri Nyagihanga ibi ariho byaje kuba byatangirira biza muri Ngarama. Aho yagize ati natwe twagiye tubona ibinyamakuru bigiye bitandukanye byakomeje kugenda byandika kuri aya makuru ko mu murenge wacu muri kano karere ka Gatsibo haje kuba haboneka inka yaje kubyara ikabyara impinja 2 cyangwa se ikabyara umuntu. Natwe rero nibwo twaje kubikurikirana kugira ngo tumenye neza iby'aya makuru, tuza gusanga ari bihuha byakomeje kugenda bigarukwaho cyanditse binatangwa na bamwe mu baturage. Ari nayo mpamvu rero dukomeje kugenda twigisha cyangwa se dushakisha bamwe mu baturage bakomeje kugenda batanga ibi bihuha by'iyi nka ngo yaje kubyara umuntu kugira ngo atuze kuba twabigisha. Iyi ni inkuru rero iri kugarukwaho cyane, abantu benshi bari bakomeje kugenda bayitangaho ibitekerezo bavuga bati se ibi byaba ari byo, yaba ari imperuka isi igezeho. Abantu benshi rero bikaba byari byakomeje kugenda bibatera ubwoba. Natwe rero tukimara kubona iby'aya makuru tukaba twese tuvuga tureka tuze tubagezo updates z'iyi nkuru y'iki gihuha cyuko ngo inka yaje kubyara umuntu hano muri kano karere ka Gatsibo. Ibi rero bikaba ari ibihuha byakomeje kugenda bigarukwaho cyane. Uyu muyobozi akaba yakomeje avuga ko bakimara kubona byakomeje kugenda byandikwa ngo bashakishe source ngo bamenye ese byabereye mu buhe mudugudu ni kwande, kandi twebwe ati kandi twebwe amakuru y'imidugudu yacu tuba tuyazi, twanaganiriye n'abayobozi b'imidugudu bose baraduhakanira ko nta byabayeho. N'ibindi bavuze ngo imitavu 2 yavutse cyangwa se ngo iyo mitavu 2 yavutse ngo bayizanye kuri hopitali, ibyo bintu nta biriho kuko nta kese bigeze bakira. Ikindi ngo nyirinka yarayishe, abayiriye batabwa muri yombi, sibyo na ribu turi kumwe nayo, iyo kese ntayabayeho. Ibyo bintu byose rero ntaho hantu bifite bihuriye, ni ibintu byo kubuza abaturage umurongo. Gitifu yasabye abaturage kandi kwirinda gutanga amakuru adafite inshingiro kuko byangiza iterambere ry'abaturage mu rugendo rwabo rw'iterambere. Nguko ngayo rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukaho muri kano karere ka Gatsibo ngo iyi nka yari yabyaye umuntu cyangwa se byavuga ko yabyaye impinja 2, bikaba ari ukubeshya. Natwe twatori tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5, kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ntiwibagirwe uko like ujya hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibirabyo binege kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakuze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.